ntiwarambiye ko kuba muri iri shyamba warambirwa ku mwana wawe ubwo si waba uri mubyeyi nyabaki waba uri mubyeyi nyabaki warambirwa umwana wawe ntago bishoboka ntago narambirwa icyo byasaba cyose reka mubwire wa mubyeyi we yego naraki byarabaye amererwa nabi rwose sibyo naraki yamerewe nabi mu buryo bugaragara bunafatika ariko noneho Farida hageze kintu cyo kwiyahura umudayimoni wo kwiyahura we iyo yaje noneho bataramushyizemo ibindi birenze ibyo raki byari bimurimo babikubye nk'ishuro nka zingaye byonyine kuba nta nzoka yamuriye kuba nta bigabo byamuhohoteye byonyine kuba naramusanze ari muzima mfite ibyiringiro yuko Imana izanyiriza umwana ariko se uyu mukobwa wanjye none ndabigenza ayiwe Yesu we ubu ntari bwitwike ahubwo hano hari ibyatsi byumye ashobora guteza inkongi uno musozi wose Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diyabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere ko meze neza mwese aho muri arabari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese ndabashuhuje uyu munsi rero ngira ngo hano turi ku bantu wenda bahabonye barahita bahibuka ngira ngo muribuka ko aha niho Farida navuga yasariye cyangwa se twamusanze nyine mu biganiro byabanje byo mwabashije kubona hanyuma rero ngira ngo muribuka ko twaganiriye na mama we ejo bundi atubwira ko mu mwana we yamubuze ko yongeye akagenda muribuka ko ubushize yamutwaye akamujyana mu rugo bakabana nyine akagira ubwo burwayi ariko arimo bari kumwe mu rugo nyuma rero yaje kugenda irabidusobanurira byose aramubura ariko akomeza gushakisha aza hano bamubwira ko abana bamubwira ko bigeze kumubona hano ariko ntiyahamusanga rero uyu munsi yampamagaye ambwira ko yamubonye yamusanze nyine muri kano gace kuko n'ubundi na mbere niho yaraje ndavuze rero reka musange tugende turebe uko bimeze cyane ko yambwiye ko yagerageje kumutwara noneho akanga kandi muribuka ko ubushize rwose yaramutwara byumva reka tuhagere turebe nayo navuze ni reka mite mujya kumureba turebe ko Farida ameze cyane ko yari yatubwiye ko yari amaze igihe amusengera cyatumye nanjye mvuga ngo reka mpite nza magere mama we yambwiye ko yaje nyine we yahamusanze ari kugerageza kwiyahura urumva ngo yari afite ikiziriko yabinsobanira kuri telefone ntabwo yabimbwiye neza yabimbwiye kuri telefone ambwira ko nyine yaje akahagera afite ikiziriko ari gushaka kwimanika ngira ngo muri kubyumva nyine iyo bigeze aho biba ari ibintu biteye ubwoba kugira aho umuntu arwara akageza ashaka kwiyahura biba byageze ku rundi rwego nicyo gitumye rero mpita mvuga ni Farida warwaye tukagira ngo nyine azakira ariko bikaba bigeza acika agashaka kwiyahura murumva ko ari ibintu bikabije nicyo gitumye mpitanza kugira ngo mpagere nganiriza umubyeyi hanyuma ndebe ko namufasha kugira ngo turebe uburyo yakongera akamusubirana mu rugo nyine cyangwa se akagira ubundi buryo ki byagendamo reka twambuke gereyo ndebe ubu yahageze kare kwambuka kano kagezi nta bantu mwe ibintu byose iyo byajemo kwiyahura ubundi biba bibi wakora ibindi ariko iyo hajemo kwiyahura ikintu cyose kijemo kugutwara ubuzima navuga ko nyine
ntabwo ari ikintu kiba ari cyiza, niko njye nabivuga. Ubwo rero niyo mpamvu mise mvuga nti reka nze ngende buno mubyeyi, kuko nawe afite ibibazo bitamworoheye. Kurwaza umuntu uri umuntu umwe nta wundi muntu umugufasha, ari wowe wenyine urwana ku muntu, ntabwo biba byoroshye. Niyo mpamvu mise mpageraho kugira ngo tuganire nawe twumve uko amerewe nuko byifashe hagati yabo. Kugira ngo muri kubibona twahageze, urabona ko mama we bari kumwe n'ubundi nk'ibisanzwe. Mama nahageze. Umaze iminsi ibiri hano? Ni umunsi wa kabiri. None se agera ibukukize ubusuri kubona atarongera agasubira inyuma, yarongeye n'ubundi asubira ariko byibura ndabona yarahinduye akenda. Noneho uko biri ndi kubona uko yari arisigaye, uko yari ameze muri kumwe mu rugo ntabwo ari kimwe kwa kundi imbere yari ameze. ntabwo ari kimwe, urabona ko hari itandukaniro. Wenda bwo yanakarabaga cyane. ubwo suba Imana iri bumfashe. None se njye nashaka kumenya, umaze iminsi ibiri hano, uyu ni umunsi wa kabiri, udataha ngo ugire no mu rugo uruhuke. Keza ubu uri kubona uyu muntu wamusigana. Urara hano Ndaraye aho umwana wanjye abagangitse nanjye niwe. Ubu si uwo mfite ubwoba bwo kuba hari ikintu cyagiye. Waramucyuye yarabyanga? Yarabyanze. Byagenze bite ko cya gihe yatashye neza atatugoye? Ikintu cyatumye none uwo byanga burundu kanga gutaha ni igiki? Niko Farida yarungyamera ko kundi ntabwo akivugana none. Ngo yaratangiye kuzanzamuka. None byasubiye rudo none n'ubu nta kintu ntagavuga se byibura. Iyo bishatse ku ruhande rwe aravuga, ariko ntabwo wamuvugisha ngo kuvugisha. Ubwo bivuze ko yumva ibyo umuntu aba ari kuvuga, arabyumva byose. Ubwo nuko batashaka gusubiza. Kuri telefone twavuganye urambwira ngo uza bwa mbere nyine wahageze ngo usanga agiye kwiyahura. Yari atangiye kwikiramo ikiziriko, nazandwana nawe ndakimwambura ndakijugunya kugira ngo atazongera kwiyahura. Naho si cyo kwiyahura cyo abazimu bo baje bati ko twari turamugwindi bino byo kwiruka, none ibyo kwiyahura byo byajemo kugira ngo ntago mbizi umwana wanjye sinzi. Ikiziriko ntago nzawe hano yagikuye, nasanganye nawe agiye kwimanika. Ko nta n'ahantu boroye ngo tuvuge ngo yagikuye. Ntago mbizi, nose shitani ko agira ibyo byihariye wamenya yaragikuye. Mana wambabariye mwana wa, wambabariye sheri, wambabariye koko. Reka basi nkukure w'iki kintu kiraguhana. Nyemerera sheri, nyemerera amahwa. Mbabarira kibondo cyane. Uzi ukuntu yari amajije kumera neza. Nukuri mbabarira basi tuve hano, reka tuvemo hano sheri, mbabarira tuvemo hano. Hino gatoya urajya kumureba rwose. Reka nkubwire, urabizi ko nta kuntu nge ntagerageza kugira ngo ngufashe, ariko wavuze ko utamuvuza mu baganga bagakondo. Oya, ntago namuvuza, uzamusengera gake. Ahubwo mfite umukozi w'Imana, namuhamagara mwambabarira, nkamuhamagara hanyuma ko nzi neza ko ari buze tugafatanya gusenga kandi umwana wanjye agakira. Nzi ko Imana ishobora byose, ari kujya mu bapfumu nta oya. Ariko buriya aba yarakize nuko wenda utabikunze, ariko nta kibazo n'imbaraga z'Imana. Imana irabizi, irabishoboye. Nibwo niringiye iby'abapfu biribwa n'abapfumu, ntago najya mu bapfumu. Ariko Imana nizeye ishobora byose, irankiriza umwana. Umukizi na mukuru ave hano. Ubundi ahantu byasubira inyuma nuko yagarutsa. Ngiye ntekereza ko nyirasenge waraki kuko yasaze. Nese yabyemera urukumva yabyemera. Biranagoye nta n'umuntu apfa kubyemera, ariko ikintu cyari gitangaje ni n'ukuntu yasaze amuvuga. Sheri wambabara icyo kintu ntacyambara. Icyo gukira kunuza kuko wambabari. Fari mbabarira sheri ngwino. Uko neza byarangiye.
ngwino tujya hara mu twatsi mbabarira. kandi iyo muba mukiri kumwe mu rugo aba yaratangiye korohera, aba yaranakize. Ariko shitani yabonye aho ariko agiye gukira arongera aramwohohana aramujyana. Sheri wambabari ukazasha ngwino ndeba ibintu uri kwishyiraho ari ndeba ibintu wishyiraho uri kubona ibingari by'umuntu yishyiraho. Ngwino tujya hara mu twatsi ngambabarira ngwino. Imana nigira igukure kuri iki. Mbabarira shawe mbabarira shayihangana. None ugakina kumva ndabigenza ni noneho ko atari kunyuma. Na mbere byibura hapfaga kumubwira ukabona aragize, ariko noneho byararangiye. Wambabariye wowe kabyara wambabariye mwana wanjye kubona ko wambabariye. Ruhana akunda kuhicara sinzi impamvu wagira ngo ibyo bamukoreye bamumuzirikiye ahangaha. Mu minsi mumaranye wigize ugerageza kumugaburira kumuha icyo kurya hano rwose? Naragenda bishaka ndabizana mbona arabikunze mbona arabiriye mbona nta kibazo, ariko avuga ari uko ashatse. Ubundi ntabwo avuga, kandi ava mu rugo yahamagaraga nyirasenge wa mama Raki nkumva ari kumuhamagara ukagira ngo hari ibyo ari kumwoherereza. Sheri reba ariko ibintu uri kugira ibi n'ibiki uri kujyamo. Ntiwarambiwe ko kuba muri iri shyamba? Warambirwa ku mwana wawe ubwo si waba uri mubyeyi nyabaki? Waba uri mubyeyi nyabaki warambirwa umwana wawe? Ntabwo bishoboka, ntabwo narambirwa. Icyo byasaba cyose reka mwubwire wa mubyeyi we. Yego Naraki byarabaye amererwa nabi rwose, sibyo? Naraki yamerewe nabi mu buryo bugaragara bunafatika, ariko noneho Farida hageze kintu cyo kwiyahura. Umudayimoni wo kwiyahura we iyo yaje noneho bataramushyizemo ibindi birenze ibyo Raki byari bimurimo babikubye nk'inshuro nka zingahe. Wowe iyo yaje kiba ari ikindi kibazo. Nukuvuga ngo wanabaye umwana wanjye agakira koko. Raki yari afite ibigi bifite imbaraga kubirusha. Ariko nubwo bimeze gutyo nta kirusha imbaraga Imana. Ndacyafite kwizera, ndacyafite ibyiringiro. Ukirabwa azakira kuba kiri muzima byonyine. Buriya umuntu byonyine kuba nta nzoka yamuriye, kuba nta bigabo byamuhohoteye, byonyine kuba naramusanze ari muzima. Mfite ibyiringiro yuko Imana izanyiriza umwana. Wagira ngo niwo bamutongereye, wagira ngo niwo hano. Yesu nakira ntago azahagaruka mu izina rya Yesu. Ndi kumva namuhamagara. Yego ugishe wumve yaboneka ejo, si umunsi wari wo wose. Ni inshuti yanjye ndabizi ko ari buyitaze. Nibisobe gufata igihe, nibisobe gufata ubu se ibi ni iby'igihe. Nawe nturyama, ubu ni iby'igihe. nawe ukeneye kuruhuka. Ubu se ntuzava hano nawe urwara. Urona imbaraga ufite arizo kugangika hano hantu hanuka gutya. Muri hano hantu umuntu atakwicara n'iminota. Nuko ari uwo nibyariye ubundi ntiwahamara n'iminota 2. Nyine uwawe aba ari uwawe. Abaruwawe keza we abana none agomba tubabarire basi tugerageze tumucyure byibura asubire mu rugo. None ngiye no kwizera mfite ntago shaka yuko mucyura abazimu bakomeze bansuzugure, ntago shaka kumucyura akimeze gutya. Urashaka kava hano yakize? Jewe ndashaka yuko kwizera mfite. Mfite ibyiringiro by'uko umwana wanjye ari bukire. Agomba kuva hano ari muzima. Agomba kuva hano ari muzima. Nta mpamvu ibikangisho by'abadayimoni kuko nabihaze. Imana ibyumve uko tubihaze nayo igomba kuba bihaze. Mwana wanjye koko ibi nibikiri kwirunda. Imana ibyumve ibi nibiki koko. Agasuzuguro k'abazimu. Base mbabara tujye kwicara hari. Mbabarira twicare hano mu twatsi. Vamo hano. Mbabarira Sheri none nanuka sinzi ibintu babahannye. Mwana we nuko Sheri ndakwicara we wagira ngo bamugaje umugongo. Uri kubona hari ubuzima bamusigiye, ariko hejuru y'imbaraga z'abadayimoni hari imbaraga z'Imana. Reka ahubwo nshake nuza telefone yanjye. Kwizera kurarema buryo umuntu yizeye yashikamye Imana irakumva.
nta kidashoboka, nta kitagira iherezo. uri kubona ntaritwaje n'ibikapu kubera warakambitse, ntarinze ahantu ari. warakambitse. Mama ngaho muhamagare wumve, kuko buriya ibintu byiza, ibyiza ni ibintu biba byihuse bikava mu nzira, kuko ubu ni ubutabazi bw'ibanze. Ni ubutabazi bw'inuza, ahubwo ni diligence kugira ngo none se sheri ujye gusubira hariya. Bite mukozi w'Imana, bite amakuru yawe? Shange nta makuru meza, wa mukobwa wanjye mukuru yarasaze ubu, maze uyu ni umunsi wa kabiri ndi mu ishyamba. Wambabariye nkubwira ngo yarasaze, yarongeye asubira rudubi, yarongeye araremba. None wamfashije byari bikwiriye, ariko hari undi muntu wari wanyitabaje ngo njye kumusengera. Ubu ntabwo nari ndi mu rugo. Mana we, none se basi ubu ndabigenzane nongere ndare mu ishyamba ko kurabyemeye nk'inshuti yanjye? Mana yanjye, basi se korera mu kwihangana, wizera Imana. Basi se ejo waboneka, hari ikibazo nje naboneka, uri kubona nabura ku mwana wanjye koko. Basi uzinduke, reka nihangane. umva ndazinduka saa 11 ndaba nkugezeho. Ni ukuri Imana iguha umugisha aho uri, uzinduke ungereho kare kugira ngo ndebe ko byibuza twamusengera. Ndabikora rwose, wizera Imana kandi irabikora. Sawa, urakoze, Imana iguha umugisha. Uzinduke rwose, ihangane mama, ihangane. ni ukuri kwihangana ni guke, ariko nta kundi nyine. Ndabyumva ufite intimba ku mutima, ariko rwose ihangana. Nanjye niwe nizeye, niwe niringiye, nta wundi ugomba kunkora ku mwana atari Yesu. Ubizi se ko ari rubasha? Yego, Wacu yose arayikorera, ni nayo mpamvu utagomba kwiheba ko umwana wawe atazakira. azakira, mfite kwizera ko azakira, ahubwo reka nkureke, gahunda ni ya mu gitondo. Urakoze. Sawa, Yesu akurinde. Yego. Yesu we, Mana wantabara. ntacyo ubwo atabonetse, byibura nonaha arazinduka aza, byibuze Ambwiye ko ari buzinduka akaza, ari buzinduka akagera mu gitondo amahumura. Ukwizera ufite wageze kuguma ntiwicike intege, kandi ikigeragezo kigiye kurangira. Oya, ndabizi ko iyo ikigeragezo kijya gushira, uhamagaye umukozi w'Imana azaza n'imbaraga z'Imana, musenge. ndabizi ko iyo ikigeragezo iyo kijya gushira kiriyongera. Ntabwo rero shitani yantera ubwoba. Oya, nta mpamvu ntayo. biraba, ukigeragezo ukibamo ukabana nacyo, ariko igihe iyo kigeze kigira iherezo, yitaragera ntago nyine nta gikemuka. kigira iherezo, ariko igihe cy'Imana isaha yayo yageze, ibintu byose birakoreka cyane. rero ihangane. Ubu nibaza, icyo ndi kwibaza ni ukuntu murya, ukuntu mubona icyo kurya, nabyo ni ndumva nabyo kubona atari urugamba nyine. Urumva icyo ubona umugaburira ni ukujya guhaha, wateka, ntawe ufite ubu wateka he, watekera he, ryarindazi n'icyarindazi nyine, cyase nkamugura n'amata. Mwana we Imana nigukure kuri no musaraba, ni ukuri. Gusa mfite kwizera, nubwo mfite umubabaro n'ibitotsi maranye iminsi ngahe, nzi ko Yesu hari icyo azakora. Ni amavunane, ni imvune uzakura hano, ariko Farida nakira. Mfite amatsiko yo kuzamubona yakize, nzishima yo kuzamubona yakize ari muzima. Nzishima nuko, kuko we ubwe niyireba uko yari ameze n'ibyo yakoraga, ndatekereza azahita bamushya, azahita akizwa. Ni ukuri, asangiza ari inzira z'Imana zo kugira ngo, nzi ko Imana igira inzira nyinshi kandi ntiwananira Imana. Wasanga ari inzira z'Imana zo kugira ngo azave hano akirahita ajya mu nzu y'Imana. Mama azareka icyo kunywa cyane, ubu se aho asarira hano baranywa, bari guseka se. ubwo nyine nuko nguko bimutegetse. Reka nta by'icupa abo bazimu bashye,
nta cupa rizongera gukandagira iwanjye. byagakwiriye rwose akavana ajya gusenga akanabatiza. Azajya gusenga kandi azahita ajya no mu mazi menshi. Ni ukuri kuko nta kindi wakora udashimye Imana. Ntacyo. Kuko ibindi byazakurikira nyuma adakijijwe wabifatisha abiri. Yesu we. Noneho umva. Ariko ibyo uvuze ni ukuri. Buriya hari igihe Imana igushyiraho ikintu igira ngo nyine ubone nyine cya kintu uzakireke ari uko wabonye ko Imana nayo ishobora Imana buriteza ibyago cyangwa ibibazo. Hari impamvu yemeye kamera gutya. Nta kintu na kimwe kitagira impamvu. Azagira ubuhamya buzima. Yego azabona ibyo kubwira abantu. Kuko Farida ukuntu yari ameze mbere byari bitewe ubwo abantu bose bari barumiwe, ari mubi, avuga nabi, ari umusinzi, akunda abagabo. Yesu. Ibyo byose rero wasanga ari ubuhamya bwari buri kuremwa kugira ngo azajya avuga Imana neza. Nibi byose bikaba ari nabwira abasazi bamenye ko mu ijuru hari Imana ikiza abasazi. Nabwira abasinzi bazamenye yuko mu ijuru hari Imana ikiza abasinzi. Nabwira abasambanyi bazamenye ko mu ijuru hari Imana ikiza abasambanyi. Nge ndahamya nashidikanya ko bari ubuhamya Imana iri kurema. Kuko ni ukuri rwose. Niyo mpamvu rero tugomba kugira kwizera kugira ngo tudacika intege ku munota wa nyuma cyane. Ni nabyo bya mbere. Ye kwizera ndagufite. Mana we Farida rero ese ubwo ntabwo wananyumva ngo nanyitabe? Arakumva ariko ntago yakuvugisha, wagira ngo byamutegetse kutavuga. Farida ni mama none se kafite ikibi itagiye kugira ati Mana yanjye ndi kubona ariko se uyu mukobwa wanjye none ndabigenza none. Ayiwe Yesu we. Ubu ntari bwitwike. Ahubwo hano hari ibyatsi byumye ashobora hari ibyatsi byumye ashobora guteza inkongi no musozi wose. Mana ishobora byose. Mana yanjye wambabariye sheri none ibi ni gucana ikinyamuneka. Ni ibiki none uri gukora? Ubu si iki kibiri tuwagikuye he? Ahubwo se ugakivanye yari yakibitse hese. Haguruka disi we. Haguruka uko utanteza ibibazo. Urejya ngo umusozi w'abandi utwite. Niko mama. Urabona byibura kuba mwari muri kumwe mu rugo hari ikintu byari biri gutanga. Urabona ko nakenda yagahinduye. Byari biri kugatanga. Byabyenda yabikuye. None se ko namwozaga naramukarabyaga bigakunda nkamusiga gasa neza. Nyuma nibwo yaje kuhindura aragenda. Ubwo bivuze ko yavuye mu rugo yambaye ibi. Yavuye mu rugo yambaye ibi ngibi nta kibazo yari afite. Yewe maze rero uriya mu mama naza ejo urumva kubwira nzakubwira wongere uhaze. Avuze ko ari buzi saa 11 arumva haraba yakiri mu gitondo cyane. Naba hageze ndahita ngwamagara nukuri umuntu wafashije kuza kureba rya nubundi asubiye. Ese undugira ngo baravuga ngo nasengesha by'umunyagara nanjye nakubita hiryanjye natwe tugafatanya twese. Sibyo kandi naza nukuri ndakuhamagara nkubwire ndakubwira nukuri. Numva asigaye yisetsa ubusa nta bintu bizima seka burasasetse ibiki. Noneho n'ikindi kintu byibura nakunze n'abandi bantu bakunze no kutigeze wirukira mu bavuzi ba gakondo wahagaze ku ijambo ry'Imana. Ngewe nkunda Imana yanjye nta kindi nayibangikanya. Uravuga uti mpagaze ku Mana nabukira zakire kubera Imana n'ibinanga ntago bizanga. Ngewe kwizera mfite ntago bizanga. Ngewe mfite kwizera ko azakira. Byanga gute ariko shitani ari hejuru y'Imana. Ntago byakwanga kuko byose ni ku mbaraga z'Imana. Byose ni ku mbaraga kiba cyageze. Iyo igihe cyageze rero ibintu byose birakorera. N'ahantu asigaye hirirwa utwana wagira ngo dushimishwa no kuza kumva ukuntu yisetsa kuri. Nose ahantu hari umusazi habura abashungera. Ndetse n'abana n'abakuru bazi. Ntago byabura nukuri. Ariko ubu ngiye gutanga usigaha. Ubu urasigaye neza. Ntago nasiga umwana wanjye. Kirazina ntago nasiga. Umva naho cyaba icyumweru. Icyo bizasaba icyo ari cyo cyose. Nzavana umwana wanjye akize kandi mucyuye mu rugo. Nzi ko nzamucyura kandi ari muzima. Mfite ibyiringiro.
ubuse muryama he wihengeka hehe wa mubyeyi ni ugushyira kino Kandi nabwo gikapu ni ku ukuba musego nkicara hano nyine nkashyira umutwe kuri iki gikapu. kandi nabwo ni ukuba umucunga ngo atagucika Nyine. nabwo ntiwaryama ubu uzi ukuntu umeze ko amaze iminsi ntoga. ariko mu gihe uruzi hano uzi imibu ubu si ubu hano najya kwicara muri ibi bizi bimeze gutyo uzi mikorobe nakuramo. burya uzi uburyo hano ukuze ko bahaninya yewe hari umwanda uteye ubwoba mubi nuko ari umwana wanjye nyine umupfu ajya nyiri umupfu ajya hanuka nta kundi nabigenza kuko ari uwanjye ariko ubundi ari ibishoboka namusiga nkigendera. Mana yo mwijuru ariko ntekereje igise namugiriyeho ntago nata umwana wanjye icyo byasaba cyose ntago nasiga umwana wanjye. tumva naba nkuretse murakoze ni ukuri Imana ibaha umugisha ubwo nahejo mu gitondo ndabahamagara. mu gitondo uraza kumbwira nta kibazo ndaguhamagara. turaza kuza kuvugana reka mbe nkuretse banze ubukemura bwana n'ibyawe tuzavugana ni ukuri ndaguhamagara mu gitondo hanyuma ndaguhamagara hanyuma yewe reka dusoreze hano mwa bantu mwe ntabwo ibintu biba byoroshye ngira ngo namwe muri kubibona kuvugisha umuntu utavuga ariko agaseka ntacyo yumvise agaseka ntacyo abona nta n'icyo areba ni ibintu biba bitoroshye ariko nyine igihe kizagera byose birangire. reka dusoreze hano ibindi ubwo nyine naho Imana naho imbaraga z'Imana ubwo tuzamenya amakuru uwo mukozi w'Imana nazi. Bye bye.